namwe mwarahunze ni ukuri muri abantu beza cyane uburyo mwiyemeje gukurikirana amavideo yacu ariko twibutsa no kubwira abagenzi banyu bakayibakurikirana amasomo yacu kuri FTS Iga Muzika. Ni ukuri tubafite amasomo menshi nk'ubu urabona ubushize twabigishije gitari twikizaho piano ubu tubazaniye none gitari base tubaza bakurikizaho ingoma n'ibindi byinshi cyane. Ni ukuri tuzabazana n'abahanzi n'abaririmbyi barimba neza cyane bagahogoza mwewe icyo tubasaba gusa ni ukora like kuri video zacu na subscribe uburyo ubwo uko mubonye indirimbo yacu kugira ngo zigeze zisohoka video zanyu zibagereho nta kibazo. Okay, twongeye tuganire nk'uko ubushize twabamenyesheje twewe dukora mu ishuri GMTC riba hano Kimisagara. Telefone zawe nk'ibisanzwe 0786641720. Mbibutse izina ryanjye ni Ngeze François, niwe mungiye gukurikirana ubagezaho amasomo ko bikwiye. Ariko mbibutse ko atari ngewe jyenyine, hari abandi nzabazanira. Gusa abo mwifuza mujye no kuri email yacu vidavidance@gmail kugira ngo mutwandikire tubashe kwakira ibitekerezo byanyu. Anyway, dukomeze uyu munsi noneho nkuko twabateguriye twabazaniye amasomo ya base. Munsi tuyirabigisha base tubasaba gukurikirana uburyo bacuranga base. So tushobora kwicuranga hanze, tushobora kwicuranga mu rusengero, tushobora kwicuranga iwawe wishimisha, aho abantu hose ushaka kurikirana amasomo uko bikwiye. Ku ibice biyigize hano gitari base nayo ibifite ibice biyigize. Urabona gitari base impamvu ari base ibifite yo imiryi. Urabona hari umuryi umwe 2 3 4. Noneho ikagira engrenage enye, ikagira manche nkuko twabibonye, ikagira n'amavolume. Izi ni micro gitari. Okay, noneho manche igabanyijemo parti. Aya nama barti cyangwa kazi kwagenda amanuka. Uba noneho imurya wo hejuru wa 4 iri ni inota rya mi. Iyi ikaba la, iyi ikaba re, ikaba mi. Ubwo ni mi, la, re, sol. Sol iyi ni sol. Iyi ni mi, la, le, sol. Ubwo rero nkuko tubizi hano ira ifatiye hano kuri akazu ka mbere bari la dièse, bafata akazu ka kabiri kaba si, gatatu kaba do. Do ya base iyi ni iyi kagendana do octave do ntago ari gutya. Oya do uru rutoki rukakirwe n'uru. Iyire iyo ifate hano ba re dièse hano ikaba mi igenda niyi mi wamanuka kuri kazi kaba fa. Iyi fa ikazana ni mi fa. Ubwo do fa ikaza hano muri sol. Ubwo iyo ukina do fa do
majeri yonyine, do majeri, fa majeri, do majeri, sol majeri. Ubwo nkuko twabonye amanota ntago agenda yonyine, ni do, irya kabiri fa, do, irya gatatu ni sol. Ubwo do, 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 sol. Murakoze. Noneho ubutaha nimukurikirana neza tuzabashyiramo andi manota mineri wajya ukoresha cyangwa bemol. Aho wayikoresha hari abavuga ngo akina bemol, ngo nyigisha gukina bemol. Ubwo ubutaha nizo tuzakurikirana buriyo wakina mineri na bemol. Bemol ni iki? Bemol ni inota ry'igice mu gihe uri kumanuka mu manota. Naho diyeze ni iki? Ni inota ry'igice mu gihe uri kuzamuka mu manota, mu majwi. Gaze yo ushyiramo bemol, ngo nzakoreka uburyo wajya ushyiramo bemol kandi ukumva indirimbo iraryoshye neza. Uri mu basiste ni uryoshya n'indirimbo, iga base imenye neza, barabyo kugenda ukubita utuntu two gushakisha ari gumenye amanota uri gufata yari. Murakoze, turabashimiye mwe mwadukurikiranye, tubifuriza umunsi mwiza, komeze mugirwe n'ibyo murimo. Murakoze cyane, nta gutaha. Shalom.